inama se mwana sawa Ndasa bite se mwana muri iyo midugudu ya za ruguru iyo ngiyo bimeze neza niba twe tunicyonda twe tuniganira ukuntu biba bimeze ahubwo se uri mudu cyangwa ni gusacinga ibintu hano ahubwo reba muri bya bihugu byahiye nyine kanifungurira amakuru niyo y'ingenzi amakuru ni ingenzi cyane ahubwo ahubwo ngo baciye ngo bagiye kwereba ngo bagiye kwereba kuri bagiye kuza ngo kuri za TV ngo tubirebe baca cyangwa nawe wibuka ngo nanjye wenda ndebe baca muri Pasquad aka kanya biramutse birangiye aka kanya reka shaka mfe kugenda wenda ubanga burarutana ya Paris Saint-Germain hako ubundi shatanye reka tube dupinga goma aka kanya Paris Saint-Germain bafungiye ahangaha yahita isezererwa burundu ariko niyo guhaguruka ngwino dukatire mwana ngwino dukatire niyo guhaguruka Man City iramutse itsinze yagira amanota dukatire mwana dukatire na rimwe nibura nta kibazo ndagaswingiye mu makipe ashobora gukina barrage igategereza umukino wa nyuma rwose nta kibazo rwose ni match ikomeye cyane ikipe zo muri ubu ngiro ukoze n'ikintu ukoze itageze muri kimwe cy'umunani kirangiza Goman barrage nk'ingi ngubundi yuko ahubwo se ntabwo amakuru nayo pe nta kibazo ariko uranye mwana yivu tumva imbere ya Paris Saint-Germain ni ikipe yeswe ndacyaita macha cyangwa umusaka pinze Goman sama mwana nagusura serivisi nta kibazo byakunda dore kiriya kidamu ko kimeze hariya nagira ngo buriya ugende ugiye tumuhaguruka nyine mukora utuntu tw'umuziki nyine muri mwipampa tujya kumarikira niba nyine ndashaka kwihanukira sawa nyine genda weho wenda kugurira n'agacupa nta kibazo rifite iyi telefone nayigurisha ariko nakakaguha Goma